buri mufana wese wa APR FC abashaka kwibaza ikibazo ifite, ahari mu kazi aganira n'inshuti ashaka kumenya ikibazo, abenshi bakunda guriza ku kibazo cya fitness, aka fitness y'abakinnyi iri hasi. Ariko ngiye navuga ko hari ibintu byinshi nyuma bindi byantari akenshi abantu batajye bagarukaho, ariko ndajya tubigendemo dukoresha amashusho. Ko ngewe kankwereke nka APR hano yakuyemo igitego, yari gukora pressing, sibyo? Hano APR bagiye gukora pressing, hano uno muzamu abihereka do batsinda igitego, kiravamo igitego cya mbere. Ariko se APR gukora pressing ni ikibazo? Wapi, ntago ari ikibazo. Ikipe zikomeye zikora pressing ziragusanga zikakwaka umupira aho uri, ntago zigutegereza ngo ziryamemo. No, ikibazo ahantu kibera ni kimwe. Ukomeje ukitegereza ino sequence cyangwa ino action, urasanga reba nk'uyu muzamu, sibyo? Uyu muzamu yaba ari umuzamu w'umuhanga uri elite, yari afite ubushobozi bwo kunyuza ino passe mo hano gutya ikaba yaza kuri no mukinnyi. No, ikibazo cyari kubura iki, ino mukinnyi yo yisanga nta ball afite. Ino ball iri kwisanga ari nyuma ya mediateur ba APR bari muri pressing, ari Traoré na Mamerdaw. Bigatuma iki ni ukuvuga ngo ikibazo si iki, ikibazo nuko APR buri icikamo ibice bibiri iri gukora pressing. Ibice bibiri mu buryo bamwe bajya gukora pressing, ndavuga abakinnyi b'imbe no ligne ya defense kongeraho na Sekiganda usigara, bakasigara inyuma cyane, bigatuma ineri iri hagati y'abakora pressing n'abantu baze kubakavaringa iba nini. Icyo gihe rero iyo baro bashize kunyuza baro muri pressing ya APR, baba mediateur muvuga ko batagira wakarete n'ibiki, bagira akazi kenshi ko kukavaringa ikibuga kinini bagaruka. Ndajya tubigenderemo gake cyane. Hano APR yakuyemo igitego which is good, ahubwo n'ikimenyimenye bereka ko bakora pressing ari bake cyane, babe backup n'aba defenseur kandi bakaba bakuramo igitego. N'ibitego byose no babikuye, sibyo? Ndajya tubirebe ku yindi angle, ku yindi action, kuko ino ntago byerekana neza. Hano the same APR igiye gukora pressing, reba hano biteguye gukora pressing bano bakinnyi b'imbere ba APR, sinanubwo bitewe na wakrete Mamerdaw wagira cya Traoré. Ngiye ntago mvuga ko fitness yabiri hasi, ahubwo reba nk'iyi baro Vipers iramutse bashije kuyisohoramo hano, dore umuntu ubona ni Sekiganda, defense nano iri inyuma cyane, no inyuma. Ni ukuvuga ngo hano harimo ikibuga cy'indege cyambaye ubusa, ino bari bashe kunyura hano, bano baza birukanka bafatiraho. Rero ibi bikoze umunota wa mbere, umunota wa kabiri, umunota wa kangahe, abakinnyi baruha vuba. Ni ikintu kiri tactical kuruta physical. Hano tugiye kwanaliza gake ino video ni uje kuyohereza n'ahantu hose uyisharing, sibyo? Reba hano APR ikora pressing, none abakinnyi uri kwita n'abanebwe bakora pressing ari bake, ariko still bakaba babyazamo umusaruro izo pressing. Reba hano bakreyemo chance. Reka dukomeze hano, bagiye gutsinda igitego cya kabiri ndi kuri match ya Vipers yarayibaye, kugira ngo wereke ko abakinnyi ba APR atari n'abanebwe babasha gukora iyo pressing. Hano umuzamu atanze ball, no mukinnyi yarahagaze nabi, body language yari mbi, ahita akora touch asubira inyuma, bifavoriza abakinnyi ba APR gukora pressing yandi twavugaga. Suri kubabona do, ariko ikibazo iyi pressing iramutse inyuzwemo bakanyurwamo bakayibasha kuyikiniramo, nindi uba backing up, kuko ni ibintu biba cyane buri gihe, ni ibintu biba ari igihe rimwe na rimwe ntago buri gihe pressing icamo. Noneho ikintu bari abantu b'inyuma bashe no gusqueezing ikipe, kuhita bafatirana, noneho bakahita bakavaringa, babyita gukavaringa APR. Nimba umuntu yatatse wese garo kavaringa, ariko abantu bakavaringa APR baba bari inyuma cyane, bakavaringa abantu bakora pressing. Reba hano uno mukinnyi arangije abura amahitamo yo gukina baro, arayidegaje, sibyo? Ariko ndajya nkwereke iyi baro ari mu tsidegaje ikajya kuri no muntu. Reba uno mukinnyi kugira ngo azajye gukora distance, azajye kumukavaringa ukuntu bigoye. Ariko bari hano ikintu bakora n'ibiki defense hano ngo kivuye nka Sekiganda ari hano, bakora icyo bita kudelayinga. Niyo utamwaka baro wo uramwataka ahita agabanya umuvuduko yirukanyiraho. Iyo bagabanyije umuvuduko wirukanyiraho, no wowe ubasha kumukavaringa nawe utagize mu kibuga kinini cyane. Reba nkwereke n'umupira Sekiganda yarawugaruye, which is good. Ariko ndajya nkwereke defense ya APR hanini yose iri mu kibuga. No kwanga ari ukuntu nimba mujye mukina nko mu masecteur cyangwa ibiki, bakakubwira umwataka nabatware mu wakure mu bararize icyo kintu, ahubwo abataka ba adversaire basunika aba defenseur ba APR, ineri kagenda ibanini. Reba hano hose no kwanga ino baro iyo Sekiganda ataba uno mukinnyi atayitera nabi, kaza kwa Sekiganda ikaza ku muntu yashakaga ari we wuyu. Reba mbwira ngo uno mukinnyi azajye kumukavaringa hano, byasaba iki, sibyo? Hano APR kuramo igitego, nunambwiye ngo bano bakinnyi n'abanebwe kuko bakora pressing yize y'imbere, bazi gu pressing, ahubwo ntago bakavaringa. None iyo bamaze kunyira muri iyo pressing yabo nibyo biba bibi. Hano APR kuramo igitego, sibyo?
icyo kinizere ko ibintu turi kuba biri kumvikana nyine biri gusobanuka. Wowe uyirebe uyirange, ndakoresha ingero za make zose APR yakinye muri Sekafa kuko byose byagaragayemo, sibyo? Reba hano mbere ko APR nyuma APR itsinda igitego, sibyo? APR ikuramo igitego, ariko ndajya nkwerekana igitego cyiza by the way. Reba byayo navugaga hano, baro bisanze bari muri yanera. Reba hano harimo umuntu umwe areba yanera. Reba mediateur buri gihe bisanga bari kwirukanka inyuma, bari kwirukanka ko bajya gutangiza pressing, baragenda bagapushinga, baba bashaka kwaka umupira inyuma, ariko APR isa nk'icitsemo ibice bibiri. Ni nko kwa kundi ushaka gukora ibintu mu mutwe uri kubyumva, amaguru nabikore cyangwa amaboko, abagiye gupressing imbere baragenda ariko inyuma bagasigara. Urumva ya pressing we bayinyuzemo na akavado. Reba kino kibuga cyose ni bino bintu aba mediateur ba APR bihoreramo, nano tukagira ngo nta fitness bafite. Uri kumva ukuntu biba bita different story kabisa. Bino bintu ntabwo babikora iminota 90 wa warushye. Ni ukuvuga ngo hano kuri Vipers no ukuvuga ngo APR ifite qualité, malgré nubwo bijye bibana ifite qualité zo kuba yabashigatsinda umukino wayo, nubwo tactically hari ibintu babitagenda neza, ikaba yabasha kubona amanota 3 kubera qualité nka Jibril Watara n'umukinnyi ukomeye bya hatari. Sinzi nimba abantu bajya bumva n'urwego rwa Jibril Watara, umuntu ukomeye, ni muhanga cyane. Memere Dawo ni umuhanga cyane, ariko hari utuntu ikipe idahuriza. Mureka ngwe nk'urugero kuri Garde Républicaine, ari ngiye mbifata nk'ubwoba, sibyo? Reba hano kuri Garde Républicaine APR yashe nkure ku bwoba. Reba defense ahaniri iri hafi ugereranyije n'aba mediateur, ino distance sinini nka cyagiye. Impamvu mbikwereka ningi kanze nkwereka ikipe yabashije gukinira muri ya pressing, ariko uko batagiye gusubira inyuma cyane bituma no mukinyi aza gupressinga hano kuko ari hafi yo gupressinga. Reba bano ba mediateur, uno mukinyi ya mudelaying aramutsa mugumanye, uyu kuza kujya hano byaba byoroshye kuko defense nagiri inyuma. Ino kipe bashe nk'abayitinyuka mu gice cya mbere, n'impamvu bayibonyemo ibitego 3 mu gice kimwe. Ubundi ibintu biba gake kuri APR. Ikipe barayitinyuka. Reba hano ukuntu isora bari kinyira ku muntu wa mbere, pressing bayinyuzemo bakahita bayikubita indi pressing hakavamo igitego. Ni gutya ikipe zikomeye zikina, baragupressinga uw'imbere n'uw'inyuma. Uri kumva? Noneho impamvu ibyo bintu mba mbigaruye, byageza APR isa nk'iyirara igaruka muri ya mode. Nimba yarashatse gukonserva 3 itakiri kwataka, najya nkwereka igitego cyababaje abafana ba APR cyane ukuntu cyagiyemo. Hano APR ikoze ya pressing tujye tuvuga. Impamvu amakipe ubundi akora pressing tubijyemo, babagira ngo cyane cyane yo mu mpande bakwegeze ku ruhande, byibura baro bakunanize kuyisohora, ariko nubasha kuyisohora tuba dufite abandi bantu bari inyuma. Defense yacu rate squeezing abandi mbere 13 tuba pressing nabo baro nari busohoke cyangwa tuyirenze kuko turi ku murongo urenga. Nibyo ni impamvu APR bagesive hano, ariko impamvu bipfaniye ntago bagira backup, nta muntu ubakavaringa cyangwa ubakuvura ya pressing yabo. Bagiye bakora pressing, no pressing yabo inyuzwemo. Twabugira imwe na rimwe ntago hari igiye nko kuri Vipers yaciyemo bakuramo ibitego 2, ariko sasa ari igihe nyurwamo bayinyuzemo ya pressing. Biteye iki? Bisanze reba ineri iri hagati ya mediateur ba APR n'abakinyi ba Garde, nuko areba byuzuye no mukinyi yisanze agomba kudefanda abakinyi 3 ari wenyine kuko habuza abantu bapushinga. Se Kiganda ari hano akajya kudefanda uyu, byakorohereza akazi bikanatinza ku buryo mediateur bandi ba APR baba bagiye gukora pressing, basanze pressing basanze ba Watara na batugi muri pressing babasha kugaruka kuko watindije adversaire. Ariko reba hano, reba Se Kiganda nawe yisanze agiye kujya gukavaringa wa muntu twavuze yagakwiye kubari, ariko yatinze. It's too late kuko arita kina pass hano, sibyo? None reba defense ahaniri, reba yanera hano hantu hose, reba hano mbwira no mukinyi. No ikibazo cyuko defense isubira inyuma, uyu mukinyi afashe ball agenda basubiza inyuma. No yanera ubu igenda yiyongera kurutaho, ntigenda igabanuka, igenda yiyongera kuko muhita musubira inyuma mukajya kudefanda izamu. Reba hano umukinyi ahita bakora combination yihuse. Reba defense ijya kudefanda izamu kuko nk'ahantu kuri igitego cya mbere batsinze Garde Républicaine ahantu byari bitandukanye, barayipushinze ku buryo umukinyi wo kuri uno mukinyi bashije kuba yahita pressing, uyu nguyu baro ni yasohoka. Uri kubyumva? Uyahita shaforinga, uyakegera hano, uyakahita pressing, uyu nguyu bari kabitasohoka, ariko ntago baba bahari, baro n'ubundi still irasohoka. Bahita bisanga bahita bakonsida igitego cyabo baje abafana bya hatari, babyita ngo fitness, ngo urabara abakinyi ngo bari inyuma
baba bamaze iminota nka 30 ari byo bintu barimo bigenda bakora pressing inyuma niba bakavaringa the same kuri match ya Gor Mahia hano havuyemo byibura ibitego bine byavuye muri no situation nuko byose nabizana reka nkoreshe kino bigaragara cyane kugira ngo tubashe kubisobanukirwa. Reba hano aperi ratatse uyu agomba gupressinga hano ariko ndaba ibarunira muko igezemo hano urabona ukuntu hambaye ubusa nyine urabona ukuntu icyo kibuga kinganda byibura se kiganda hagaze hano defense iri hano twicyupe twahita tuyisubikamo tukayisqueezinga twayikandiramo nyine ibyo bintu bigira risk buriya muri football ikintu cyose kigira avantage kigira disadvantage yayo ni iki espace zigara mu migongo y'aba defenseur ariko ikipe wayisqueezinze ukayisubizamo biyamahirwe ku kwataka gake kuko akenshi isohoka gake gashoboka ariko iyo amahirwe buri kanya biza igasohoka buri kanya bisohoka kuruta uko yasohoka gake gashoboka. Reba hano uno mukinyi yazajya kugera hano ryari ariko uyu mukinyi ya pushing hano hakiri kare byari koroha kuruta twabibonye kuri Garde Republicaine ariko ari ikintu cy'ubwo babagira no kuri match za Rayon Sport ubona barabitinya ugasanga barata ikipe bayicemo ibice bibiri abandi bagiye kwataka abandi basigaye badefanda kandi ubundi twatakira rimwe tukadefandira rimwe uri kumva icyo kintu ariko bikorwa gute nimba tugiye gusaba baro tugiye gupressinga muhuze mu dukavaringa nitunyurwamo mwebwe muri hafi ku buryo niyo mutareka ipera baro unahaga umukinyi yakiyangaje imbere ye hari umuntu ntagafata baro ngayishorere ikintu akora n'ikintu agategereza mu option akaba yashaka gucenga urumva icyo kintu akaba yashaka guproteja baro muri iyo process yari yarimo twe tuba turi kugaruka ko akazi kacu wakorohereje defense turi kuyegera intera yacu ni no ibirometero turi bwiruke biraba bike uri kumva icyo kintu kudefanda ni science nta kudefanda ari imbaraga sibyo ariko nanone tactically wenda twemere ko fitness ari ikibazo ariko se tactique zibafasha iki ngo zibakavaringa ko reka nkwe nk'urugero rwa mediateri batari physique cyaba tarabakase nka Paris Saint-Germain mediateri babo ntago bajyanye n'abantu nka ba Declan Rice babatrete cyangwa bakazemiro muri prime yabo ariko uko bakina begeranye iyo tudefanda turegeranye bituma distance ndi bukavaringe iba noya kuruta ni dutandukana none ijya birometero kuri amuvuduko wanjye muke uri bunkoresha akazi ntabasha gukora uri kumvikana ko kandi nuko ngo ikibazo hano aperi ifite baciyemo ibice bibiri defense yagiye kwayo attack igikwayo aperi yaciyemo ibice bibiri ntago ari byiza rero sasa nicyo kintu mbona aperi yakemo ku giti cyane nawe wambwira uko byumva ewandi cyo nakubwira ni kimwe bido bintu twarabivuze mbere ya champion ijya gutangira turabikozeho turabyanaliza dusanga nicyo kibazo aperi ifite noneho njya kureba match ya Gor Mahia nari nzi ko niyo matsiko nari mfite base iki kintu aperi yagikosoye ikipe izagiye pressing nsanga ni kwa kundi byibura byarutwa aho kugira ngo pressing ikipe gutya byabyorera ukariryamamo nubwo nta mufana wa aperi yifuza kubona aperi riryamamo ikipe ikomeye byarutwa ukariryamamo buriya umwami wa gegen pressing bamwita Ralf Rangnick umudage atoza Autriche n'umutoza anyuze no muri Mali yigeze kuvuga ikintu kimwe kuri pressing yaravuze buriya pressing ni nk'umugore utwite ikintu yarashatse kuvuga niki nta muntu twite igice either uratwite cyangwa ntago twite umugore yatwite abatwite iyo datwite ntabatwite na pressing rero uyikore wiyemeze kuyikora cyangwa ubyihorera uri kumva icyo kintu uratwite cyangwa muzabona aho muzishyira amayidara hari video zo kuri wabatara zigiye kuza video zo kuba wiga ba aperi mukurikirane mube hafi mwihangane kintu kinabwira ni kimwe cyonyine murakoze nimba ugeze hano uri umuntu wo mu atari ndakwemera hasta la vista kabisa.